mwakwicara tukavugana mwankotanyi ariko niba nta bwonko bukiba mu mutwe se nabagira gute nyine wenda hari urwo mugiye gupfa mutari gupfa iyo agatsiko kagira ubwonko mu mutwe hari impfu kakwirinda izo mfu twakomeje kuzivuga hari urupfuka kubera ko nashakaga ko mwatuganiriza mukaganiriza n'abanyarwanda ndahita mbibabwira kugira ngo mutavuga ngo sinabibabwiye nuko turi mu kiganiro turi kwibaza kubiri kubera mu Rwanda none ngewe ndi padiri Thomas Nahimana nagize amahirwe mbona nimero yanyu Nahimana uvuga oya nanjye ngize amahirwe reka twiganirire muze ndimugire ikibazo rwose reka twiganire yego umuntu uretiza yego wanga ko uvuga ko jenoside itabaye ntabwo tujya tuvugana ariko ibyo ntabyo njya mvuga ariko mze ibyo ntabwo mupadiri uvuga byinshi mvuga byinshi byo Kagame yarapfuye n'ubu siko yapfuye duha amakuru nyine namwe njye ndi mu Bufaransa we duha amakuru niba waramubonye duha amakuru nta kibazo muri ibyawe no kuba wifuza ko apfukamira n'abandi bifuza uri nk'aba bandi bajya guhamba imitumba ngo barahamba kigeze ndebyo ntabwo bizi se ntukibuka ndabyibuka wowe niba wagiye kumuhamba wishimye icyo gihe se wishimira ko ndi yapfuye oya ntaho bihuriye n'ubu ngubu uwo nguwo umupadiri sinzi ibyo yize mu bupadiri ariko n'ubu araza kukubwira ko uwo mwavuganaga atari jye ari undi dusa byose ava kuri kimwe akajya ku kindi ariko icyo nashaka kukubwira cya mbere ntabwo bintwarira umwanya ibi by'uwo mupadiri usibye ko buriya nawe ntibizagutangaza umunsi nawe tuzaba tumufite hano nk'ibya Rusesabagina buriya nawe amaherezo we abika abapfuye n'abo yica n'abo agira ate ariko buriya nawe ruzamugeraho azisanga atazi uko yageze hano amaherezo ariko icyo nabwira urubyiruko cyangwa abandi bantu ibyo ari byo byose usibye n'ibi ngibi bajye bamenya gusesengura gusa bajye bakoreshe social media bakoreshe media zarizo zose bige communicate vugane n'abantu aho bashaka batanga amakuru bahaha amakuru uko bashaka ariko bajye banashyiramo gusesengura uko bamenye nyine ibishobora gushyirwa ku mbuga mbwirwaruhame gutera ibibazo kurusha gukemura ibibazo bashobore kubibona bamenye ibyo ari byo nicyo cyangombwa nicyo navanamo naho ibindi byo ari padiri cyangwa undi muntu abantu babaho uko babayeho ntabwo twabuza babayeho nabi kubaho nabi mu buryo bw'imico nk'iriya ushobora kumenya ikibi n'icyiza bakabitandukanya kuko birabafasha mu buzima bwabo bifasha n'ubuzima bw'abandi ibyo nicyo navanamo mu gihe ibyo bakoze mu gihugu uko yari amabarwa yandikaga afugira abaturage abwira inkotanyi ati ndi muzica abantu mubarangize bizagenda gute ari ministry nongeye kumva araderi n'umuvuga Aderi na Rwigara ari avuga Sendashonga amuvuga neza amuvuga ukuntu ari umuntu mwiza umuntu witangira abantu wafashije inkotanyi agafasha Kagame kugeza igihe ajya mwambika uvuga ngo yambitse abandi yageze n'igihe hari bajya bamutiza imyenda ari nduye mutiza Sendashonga arangije aramwica ntabwo inkotanyi koko ziberwa no guhemuka nibyo inkotanyi zirahemuka n'abantu bahemuka n'abantu babahemuka koko ntabwo baterwa isoni no guhemuka ubu rero iyo nzira yo gutwara nyine irasaba wari ukimbajije mu kanya abantu b'abanyabwoba barahari kandi ntibatinya ubusa baricwa barakubitwa bamburwa ibyabo ibyo si ibanga ko abanyarwanda bagira ubwoba birumvikana ariko birasaba ko akomeza kubaho utumuri
wambaza guti mu ishyaka turi kwivugurura ibyo dukora bya guverinoma y'u Rwanda ikora mu buhungiro ni za ntambwe abantu bari mu nzira bagerageza kugira icyo bakora kuko hari abandi bafite ubwenge bwinshi cyane babyitaza bati ibi bintu ni danger bagakorera ingo zabo kandi birumvikana ibyo by'inzira y'ubutwari no kwitanga bisa naho bitahaba abantu bose icyo umuntu yasaba abanyarwanda gusaba n'ikibazo dufite no gushyigikira abo babona bari kugitangira abazamutse umuntu akagerageza akibuza kuba mu rugo rwe buri wese yakwifuza kwibera mu rugo rwe n'abana be ndiyishyire muri danger ariko b'intwari bo nyine ubwo butumwa bwabo Kiliziya Gatolika twahimbazaga Pentecost ubundi uyu muntu uvuga amagambo ameze gutya agahera kuwa mbere akageza ku cyumweru murabizi neza nubwo u Rwanda rutajya rumwebwaho cyangwa rutoberwaho ntabwo rumworoheye murabyumva neza yuko Perezida Paul Kagame ahita amusubiza umuriro akamubwira ati ibi bintu nushake ubireke kuko bizagukoraho ntuzatungurwe no kuzisanga rimwe tugufite hano i Kigali ubundi se kuki batamufata ubundi si umuntu ni muntu ki Padiri Nahimana Thomas wifuza kuba yaba umuyobozi akora iki atuye he yavutse ryari ubundi se koko nkuko bitangirwa ku izina rye iyo bagiye kuvuga bavuga ati Padiri Nahimana Thomas ubundi yaba yarabaye padiri nibyo yabaye padiri ariko se ufite amatsiko nkuko nanjye nari nyafite koko yarirukanwe cyangwa yarasezeye ese yaba akiri padiri afite na demokarasi yashinze hanze aho ngaho reka nkubwire akantu gato niba ari ubwa mbere wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo uri bwakore subscribe ufungure inzogera kandi ndagushimira nawe wayikoze Imana iguhe umugisha reka nze dutangire gutya ni koko ibyo wumvishije Padiri Nahimana Thomas yari umupadiri undi Padiri Nahimana Thomas tugiye kumuhera aha ngaha tumurondore mumenye imyirondoro ye reka dutangire gutya Padiri Nahimana Thomas ni umunyapolitike w'u Rwanda akaba n'umuyobozi w'ishyaka rya Ishema ry'u Rwanda ariko nk'uko yararihindiye ngo niba yarabyise X sinzi ukuntu yabyise muraza kurireba kuri YouTube nyine akaba ni n'umuyobozi w'ishyaka ry'Ishema ry'u Rwanda ndetse n'ikinyamakuru cya Link Unavailable yavutse mu mwaka w'1971 mu Rwanda afite impamyabushobozi mu bya gikristo icyo bita theology n'ubushobozi bwo hejuru mu bya filozofi nyine ni biriya abavuga Padiri Nahimana Thomas yagiye ahabwa umugayo wo guhagarika inshingano ze za gisezeroti muri 2013 kubera gutandikira dore impamvu yanyuzagamo akava muri politike akongera akajya muri nuza mu rusengero akabura hafata n'ahagarara inshingano ze akijandika muri politike yivangura yatangaje ko Paul Kagame perezida w'u Rwanda yapfuye yakoze amakuru atariyo kandi akaba ari umwe mu bashyigikiye ibikorwa bya FDLR ashyigikiye n'ibikorwa bya FDLR Padiri Nahimana Thomas ni umunyapolitike nk'uko mubyumvishe nizo details nagira ngo mbagezeho mbabwiye igihe yavukiye mbabwiye icyo akora mbabwiye ko ari n'umunyepolitike babwiye yuko aba mu Bufaransa ariho afite umuryango gusa Perezida Paul Kagame ntabwo azahwema kumworohera kuko igihe cyose aravuga ko akubita agatoki kandi ayigira ati bimwe uzisanga i Kigali nk'uko Rusesabagina nawe yahisanze n'abandi benshi bashaka kuvuga u Rwanda nabi murabizi neza u Rwanda nta muntu ujya urutoberaho ngaramuka amahoro ahubwo ashobora kuramuka yapfuye cyangwa se afite ikindi kibazo ubundi amazina yiswe n'ababyeyi ni Nahimana Thomas padiri n'izina yahawe nuko yabaye umupadiri uyu mugabo akaba yivugira yuko mu Rwanda nta jenoside yahabaye akaba yakana n'amaguru abiri ubundi akongera akavuga yuko jenoside yahabaye ubundi mu yandi magambo yabuze ahafata n'ahareka kuko ubwe yiyemera yuko ingoma iri mu Rwanda ifite bamwe ibengamiye n'abandi ikaba ibabogamiye nk'urugero ingoma yo mu Rwanda ngo ni y'abatutsi ndetse abahutu bakoreye ihohoterwa nibabayeho neza gusa wumve neza yuko ibyo avuga byose nta na kimwe kiba mu Rwanda kandi avuga yuko abantu bo mu Rwanda barenganye ngo tubayeho nabi
ku by'ibyo yahise ashinga urubuga cyangwa se yahise ashinga leta ye. hanze iyi leta ye akimara kuyishinga yahise ashyiraho ba meya, visi meya, ashyiraho ba meya b'uburere bwose uko ari 30. byose nyemerera ejo nzabikwereke mu kiganiro. Ikiganiro gikozwe none saa 8 ubwo ndi kwirira akavange navuze ati reka mbibabwire mubimenye, ariko munakora subscribe mwibutsa ko ntiba ari ubwa mbere wisanze kuri umuyoboro mugari byegeranyo. icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo uyihore ubasha gutungurwa na byinshi bicanganye cyane muri iyi si nzima dutuyemo. naho ubutaha.